Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, iduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo guterana, ikaduha n'umugisha ukomeye cyane wo kumva ijambo ry'Imana. Izina ryayo nirihimbazwe kandi nirishyirwe hejuru. Ntabwo ari abantu benshi bagiriwe uno mugisha, hari benshi ahari babigambiriye, hari benshi babitekereje, hari benshi babiramukanye, ariko ntabwo byabakundiye. Twebwe Uwiteka aduhaye buno buntu kandi bugeretse ku bundi rwose twagiriwe mu minsi yose yatambutse, aho twumvishe ijambo ry'Imana tukongerwamo imbaraga, aho twumvishe ijambo ry'Imana tugahabwa umugisha, aho twumvishe ijambo ry'Imana tukababarirwa ibyaha, aho twumvishe ijambo ry'Imana ubundi tugahabwa ibyiringiro bya none ahangaha ndetse n'iby'ejo hazaza. Izina ry'Uwiteka rero nirihabwe icyubahiro. Aka kanya niko tugiye kuganira kugira ngo twumve umugambi w'Imana ku buzima bwacu, twumve icyo Imana itugambiriraho, twumve icyo Imana idutekerezaho, twumve ngo Imana irashaka ko dukora iki, twumve ngo Imana irifuza ko tureka iki, twumve ngo Imana irashaka ko tuvuga iki, twumve ngo Imana irashaka ko tuba mu ruhe ruhande. Imana niyo muyobozi wacu kandi niyo itureberera amanywa na nijoro. Niyo mpamvu ariyo yonyine tugomba kwishingikiriza, tukayibaza amakuru y'urugendo, tukayibwira ngo dukomeze cyangwa se duhagarare. Abisirayeli bajyaga bayoborwa nayo, ubundi ngo mu gicuku cya nijoro Imana ikababera inkingi y'umuriro, byagera ku manywa ikababera inkingi y'igicu, mu gihe cyo kugenda Imana ikabemerera ngo nimugende, mu gihe cyo guhagarara Imana ikababuza ngo mwe kugenda. Natwe mu minsi ya none niko twumva twayoboza Imana inzira, tukayibwira ngo ese Mana bigende biti. Izina ry'Imana rero niryubahe cyane. Amazina yanjye nitwa Kubwayesu Daniel, iwacu ni Mugambazi. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndifuza ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo kudapfa guheshwa no kubaha Imana. Uwiteka ashyirwe hejuru. Kudapfa guheshwa cyangwa se gutangwa no kubaha Imana. Ndabanza nsomere ririya jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, ni ibice 2 umurongo wa 7. Haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Abantu bashaka ubwiza, bakongera bagashaka icyubahiro, bakongera bagashaka kudapfa, ariko nanone bakabishakisha gukora ibyiza badacogora, nta kindi kintu gikomeye cyane Imana izabitura usibye ubugingo buhoraho iteka. Jambo nabavuze turaganiraho riravuga ngo kudapfa gutangwa no kubaha Imana yacu. Haleluya. Imana ishirwe hejuru mu izina rya Yesu. Hari ibintu byinshi twakwishingikiriza, hari imbaraga nyinshi twakwisunga, hari uburyo bwinshi twabamo mu buzima bwacu, ariko bikaba iby'ubusa tudafite kubaha Imana. Izina ry'Imana nirishimwe. Hari ibyishingikirizo bigera nko muri 3 ngira ngo mvuge. Cyishingikirizo cya mbere navuga n'ubwenge. Ubwenge bw'abisi buragwiriye kandi ni bwiza cyane. Umuntu aba yakumva yakwiga akaminuza akagera kure cyane hashoboka kugira ngo ubuzima bwe mu gihe akiri mu isi bube bwiza, kandi nibyo rwose nta muntu n'umwe utabyifuza. Abantu benshi bagize ubwenge bibajyana mu mahanga, abenshi bagize ubwenge bibagira ibirangirire baramenyekana, benshi bagize ubwenge bibagira abakomeye bamenywa hirya no hino ibimenya bose. Ariko ari ikintu gikomeye cyane, ubwenge ntabwo bwatuma umuntu adapfa. Ari ikindi cyishingikirizo kiriho, ni icyishingikirizo cyitwa amafaranga. Aya mafaranga ni meza cyane, umuntu wese arayifuza kandi yumva koko ayayatunga. Aya mafaranga iyo tuyafite turiga, aya mafaranga iyo tuyafite nibwo turya, aya mafaranga iyo tuyafite nibwo twambara, aya mafaranga iyo tuyafite nibwo dutunga imiryango yacu. Cyo ni icyishingikirizo cyiza cyane
dufite gikomeye hano kuri ino si kandi kiyoboye. Ariho havuye imvugo ivuga ngo akananiye ifaranga ko barajugunya. Bivuge ngo amafaranga ni meza cyane kandi afite imbaraga zihebuje. Urundi rwishingikirizo rukomeye cyane imiryango, background y'umuntu cyangwa se aho umuntu aturuka bimuhesha gukomera, bimuhesha kuba umunyamahirwe, bimuhesha kwiga bitavunanye, akarya bitamugoye, akambara bitamugoye, mbese akagera kure cyane hashoboka bitamugoye. Ibyo ni ibyishingikirizo dufite, ariko muri ibyo byose nta byatuma umuntu adapfa. Muri ibyo byose nta cyatuma umuntu adapfa. Aho gupfa nshaka kuvuga ni ukuye. Twebwe twese tuzi neza ko nta muntu urama, ndetse n'abo Yesu yagerageje kugenda azura mu gihe cye cyo gukora imirimo n'ibitangaza, igihe cyarageze barongera barapfa. Bishatse kuvuga ngo abantu twese tuzapfa, nta muntu uzabaho iteka ryose. Ariko Bibiliya ivuga iki? Yesu Kristo ajya kuva mu isi yaravuze ngo mukomeze mwizere Imana kandi nanjye ubwanjye munyizere. Yaravuze ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye. Aravuga ngo reka ngende njye kubategurira aho muzaba. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ntihabwe icyubahiro, kugira ngo aho nzaba namwe ariho muzaba. Aho ngaho niho duteganyirizwa kuzaba ibihe n'ibihe, iminsi yose, ibihe bitarangira, ibihe bidashira. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, ivuga ko hazabaho imizuko ibiri mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Umuzuko wa mbere muzaba ari umuzuko w'abakiranutsi, aho abakiranutsi bazazukira kurabagirana, bazazukira kwambikwa amakamba y'imirimo myiza yo gukiranuka bakoze. Hongere habeho umuzuko w'abanyabyaha, aho ngo bazazukira gukorwa n'isoni ndetse no kubabazwa ngo by'iteka ryose. Pawulo yavuze ngo iki? Yaranditse aravuga ngo kuko umuntu uwo ari we wese azagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo ahabwe ibihembo cyangwa se agororerwe ibingana ngo n'ibyo yakoze, cyangwa se bihwanye n'uko yagenze, abaye ngo ari ibyiza cyangwa se ibibi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo imirimo dukora uyu munsi mu buzima bwacu busanzwe, amanywa na nijoro, iyo ngiyo tuzayigororerwa. Abaye ari myiza tuzayigororerwa, tuzambikwa amakamba. Bibiliya iravuga ngo imirimo myiza umuntu yakoze ayikunze izapimishwa umuriro, hanyuma ngo bigaragare yuko ishitse cyangwa idashitse. Ngo nibiboneka yuko idashitse, ngo iyo mirimo izaca mu muriro ngo nirangiza ishe. Ariko ngo niboneka ko ishitse, Imana ishimwe, ngo izaca mu muriro hanyuma ngo ive muko yakabaye idahiye. Imana ishirwe hejuru cyane. Bishatse kuvuga iki bene data? Bishatse kugaragaza neza ko icyo umuntu akora cyose, aba yari cyiza azagihemberwa, aba yari kibi nacyo azagihemberwa. Ariko nashishikariza umuntu uwo ari we wese gukora icyiza, gukora igitunganye, gukora igiciye mu mucyo, gukora ikimuhesha amahoro mu mutima we, ubundi akazagihemberwa, akazagiherwa ikamba ritangirika, akazahabwa ingororano y'ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Uko niko kudapfa nshaka kuvuga, gutangwa no kubaha Imana. Abantu bose bazapfa, abakomeye bazarangira, aboroheje bazarangira, abize ndetse n'abatarize, aho ngaho bose igihe cyabo kizagera bashireho. Ariko nashaka kuvuga ngo hari ukudapfa gutangwa no kubaha Imana. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Hari ukudapfa gutangwa no gukora imirimo myiza ndetse no gukiranuka. Icyubahiro kibi cy'Imana ndetse mu isi no mu ijuru. Imana ihimbazwe cyane. Pawulo yandika yaravuze ngo abashaka ubwiza bakongera bagashaka icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, ikintu cyabo gikomeye bazahembwa, ngo Imana izabitura ubugingo buhoraho iteka ryose. Petero yateruye amagambo akomeye, arangije
umwana w'Imana. Aravuga ngo twebwe abana bawe abarekeshejwe iby'isi tukagukurikira. Bari abarobyi bareka imiryango yabo, bareka akazi bakoraga, barangije bakurikira Yesu. Rangije aramubaza ngo twebwe tuzagororerwa iki? Reka nkubwire nshuti yanjye, hari abantu benshi basize ibyabo, hari abasize ubutunzi baboneragamo ibyo bakeneye byose, barangije biyemeza gukurikira Yesu. Hari abasize inzoga banywaga, barangije biyemeza gukorera Yesu. Ahari banezererwagamo, ahari bungukiragamo inshuti nyinshi, ariko barangije bumvira ijwi ry'Imana ryabahamagaraga ngo basige ibyo. Barangije bafata inzira ya mbere bakurikira Imana. Hari abataye akazi gakomeye cyane kubwo kumvira umuhamagaro, kubwo kumvira ijwi ry'Imana ryongoreraga muri bo. Barangije baragenda. Imana ishimwe. Hari abavuye mu bihugu bitandukanye bajya mu bindi, ari ukubera gukurikira Imana, bumvira ijwi ry'Uwiteka ryongoreraga mu mitima. Barangije baragenda. Petero aravuga ngo abasize bene ibyo byose bakemera kugukurikira, uzabagororera iki? Nihe nyungu bafite? Nibihe byishimo bazagira hanyuma? Nikihe kintu bazunguka hanyuma yuko bataye ibyo? Yesu Kristo namukunda yaravuze ngo hari ibihembo byabo. Reka mbwira abantu ngo mwe kugira impungenge. Hari ibihembo by'abakorera Imana, hari ibihembo by'abakiranutsi, hari ibihembo by'abagenda batunganye, hari ibihembo by'abagenda mu nzira ifunganye, bazahembwa ku munsi wo kugaruka kwa Yesu. Yaravuze ngo ikintu gikomeye, ngo bazagororerwa kandi bakubirwe inshuro 100 ibyo basize. Kandi ngo ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ikindi gikomeye kurutaho, Imana ishimwe, Imana ishimwe, ikindi ngo kiziyongeraho. Haleluya! Ngo bazahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo ngo ari ibyo ngibyo gusa, ngo kuri wa munsi w'urubanza ngo bazicazwa ku ntebe y'icyubahiro, nibarangiza ngo bacire imiryango 12 ya Isiraheli urubanza. Abo ngabo ngo nabahisemo gukurikira Yesu. Izina ry'Imana niryubahwe. Kurikira Yesu udasiba, kurikira Yesu utiganyira, kurikira Yesu udacogora. Hari ibihembo by'abamukurikiye, hari ingororano z'abera, hari ingororano z'abera, kandi hari ukudapfa gutangwa no kubaha Imana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Umwanditsi w'igitabo cy'Imigani yavuze ngo iki? Yaravuze ngo abantu bubaha Uwiteka bakagenda bakiranutse, ingororano zabo ikintu cya mbere ngo ni ubukire, ni icyubahiro, ndetse ngo ni ubugingo. Imana ishimwe cyane. Hano kuri ino si Imana iratuzi, kandi Imana iradusobanukiwe. Imana iratuzirikana uko bwije n'uko bukeye. Irabizi ko aya mafaranga tuyakeneye, irabizi ko ino myambaro uyigomba, irabizi ko aka kazi keza ugakeneye. Bibiliya ivuga iki? Ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, naho ngo ibindi byose muzabyongererwa. Mu gihe ukiri muri ino si wambaye umubiri, Imana irabizi ko uno mubiri ukeneye kubaho. Mwera aririmbye aravuga ngo iby'Imana yahaye abandi bose ntabwo ari twe yabyima. Pawulo namukunda yaravuze ngo ubwo Kristo yerekanye urukundo adukunda tutari twamumenya, none ubwo ni gute yananirwa kurwerekana kandi twaramaze kumumenya? Nshuti yanjye, Imana iragukunda, Imana irakuzirikana, Imana ikwitaho. Amanywa na nijoro irabizi ko ugomba gutunga umubiri, ukambara kandi ukarya, ariko ubwami bw'Imana nibwo bwa mbere. Imana ishimwe. Yohana nawe yabivuze iby'ubwami bw'Imana, ngo yaragiye kwigisha mu butayu bw'Iyudaya, arangije abwira abantu bose, aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Ubwami bw'Imana ni ingenzi kubuvuga, ubwami bw'Imana ni ingenzi kubutekerezaho, ubwami bw'Imana ni ingenzi kubuzirikana, tukumva ko iwacu atari ino. Bene data nshuti z'umusaraba,
musaraba hari ubundi buzima hanyuma y'ubu. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo hari ugukiranuka guhesha kudapfa. Hari ukudapfa duhabwa nuko twubashye Imana. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru cyane. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Hari ibyiza Imana yaguhamagariye gukora, hari ibyiza Imana yampamagariye gukora. Bamwe bahamagariye kuririmba, abandi bahamagarira kuba abanyamasengesho, abandi bahamagarira kuba abacuranzi, abamwe bahamagarira kuba abo gufasha abarushye, abandi bahamagarira kujya inama zitandukanye. Ibyo ni ibyiza Imana yagiye iduhamagarira, kandi reka mubwire Imana yabikoze bitewe n'urukundo rwayo idukunda. Ikindi yitegereje imbaraga ugira, irangije guhamagarira icyiza yabonaga ugomba gukora buri munsi udacogora. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ibyo Imana yaguhamagariye bikore udacogora. Imana izakwitura ubugingo buhoraho. Imana izaguhanagura amarira waririye muri nosi. Ndakunda umuririmbyi uvuga ngo izatwerekana kuri Data wa twese, nirangiza ivuga ngo nguyu umugeni nari naragiye gukwa. Imana izakwiyereka. Haleluya. Imana izakwerekana imbere ya Data, ikwerekana imbere y'abamarayika, ikwerekana imbere y'ibizima n'abakuru, ikwerekana imbere ya Eliya na Mose, ikwerekana imbere y'abanesheje isi bose. Komeza wihangane, ntucike intege, ntucogore mu mirimo myiza Imana yaguhamagariye, uyikore udacogora. Imana izakwitura ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa. Hari abantu bashaka ubwiza, hari abantu bashaka icyubahiro, hari abantu bashaka kudapfa, ariko bakabikora batanyuze mu nzira yo kwera, batanyuze mu nzira yo gukiranuka, bakagerageza kubishakisha banyuze mu nzira ngari, mu nzira z'amanyanga. Yesu arashaka ko bene abo ngabo bahindura, bagashakisha ubwo bwiza, bagashakisha icyo cyubahiro mu isi, bagashakisha gukora ibyiza. Ibyo byose bakabikora, babikora badacogora, ariko babikorera mu nzira nziza iminsi yose. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Bibiliya ivuga amagambo akomeye ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo yakweretse icyiza icyo ari cyo. None ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Yavuze ibintu bitatu Bibiliya icyo ngo Uwiteka dushakaho. Icya mbere ngo gukiranuka. Imana ishaka ko dukiranuka kure ndetse na hafi. Imana ishaka ko dukiranuka mu bitoya ndetse no mu binini. Imana ishaka ko dukiranuka aho abantu batubona naho batatubona. Icyo ngo nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri Imana ngo idushakaho ngo ni ugukunda kubabarira. Ahari waba warahemukiwe, waba wariciwe imiryango, waba warabuze abavandimwe, waba wararenganijwe, ariko ndabizi biragoye ko kumubabarira byanze. Yesu ngo nicyo kintu cya kabiri adushakaho, ngo ni ugukunda kubabarira. Imana yacu ni urukundo, Yesu Kristo ni urukundo. Niyo mpamvu natwe ashaka ko turangwa n'urwo rukundo, kuko Bibiliya iravuga ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana yahumetse umwuka wayo w'ubugingo muri twebwe. Imana irashaka ko tugenda dukunda kubabarira. Ikindi cya gatatu Imana ishaka ku bantu bayo, Imana ngo irashaka yuko tugenda twicisha bugufiya. Ibyo nkora ntaba ari njyewe, ibyo ukora ntaba ari weho, ibyo tuvuga ntaba ari twebwe. Imana ishimwe, ahubwo byose tubiherereze ku Uwiteka. Ubundi atari Uwiteka ntabwo ibyo turi byo twakagombye kuba ari uko tumeze. Atabaye Uwiteka amashuri abantu biga ntabwo bakagombye kuba bayarangiza. Atabaye Uwiteka akazi abantu bahagazemo ntabwo hari bakagombye kuba bakarimo. Kandi reka mbibutse, Imana idukunda twese itaturobanuye ku butoni. Imana ishimwe cyane, kandi Imana nishyirwe hejuru.
hari ugupfa gutangwa no kubaha Imana. Ubuzima tubayemo ntabwo buzaguma uku nguku. Intambara duhura nazo zizarangira, ibyaha turwana nabyo bizashiraho, ibigeragezo duhura nabyo, ingamba turwana nazo zimwe zikatunesha zizarangira. Nyuma y'ubuzima hari ubundi. Twe kwitwara nkaho isi ari gakondo. Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngo reka dushake ibitaboneka kuko ari byo by'iteka ryose. Ibiboneka byo ngo ni iby'akanya gato kandi ibiboneka bikayangana. Reka dushake ubwami bw'Imana, reka dushake gukiranuka, reka dushake gukora ibyiza tudacogora, reka dushake kugenda dukunda kubabarira, reka tugende twicisha bugufiya. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Yohana mu gitabo cy'ibyamuhishuriwe yanditse ijambo rikomeye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nanjye nzinjiriwe, niturangiza dusangire. Haracyari ibyiringiro, Yesu aracyateze amaboko. Ahari washatse ubwiza ubushakisha mu nzira zitarizo, hari washatse icyubahiro ugishaka mu nzira zitarizo gukiranuka, ahari wishakiye kudapfa ubishakisha kutubaha Imana. Ariko inzira ni imwe gusa, hari ukudapfa gutangwa no kubaha Imana, hari ubwiza butangwa no kubaha Imana, hari icyubahiro gitangwa no kubaha Imana, hari ubutabazi butangwa no kubaha Imana, hari ugukira indwara gutangwa no kubaha Imana, hari ubukire butangwa no kubaha Imana, hari akazi gatangwa no kubaha Imana, hari amahoro mu mutima atangwa no kubaha Imana. Icyo ngicyo nicyo nyawo ngukangurire. Ibintu byose bitangwa no kubaha Imana. Ngo abisi barabifite ariko ni iby'agahe gatoya. Ariko mwene data nshuti mukundwa, ndagusaba ngo ushake kwera, ushake gukiranuka, kuko ibintu byose biri kwa Yesu. Mwanditsi w'indirimbo yaravuze ngo yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana irangije yibumbira muri Yesu, ubundi ngo iramuduha. Mana yaduhanye Yesu n'ibindi bintu byose. Niko Pawulo yavuze ngo ugitimanye umwana wayo Kristo yarangiza ikamuduha kubw'ibyaha byacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ibindi byose turabifite hejuru y'uko dufite Kristo. Cyari kigoye no kubona Yesu ngo adukize ibyaha. Cyari kigoye no kubona Yesu ngo atubabarire ibyo twahozemo. Yesu twaramubonye nk'umurengezi n'umutabazi wacu. Ibisigaye byose azabiduha igihe cyose tugenda dutunganye, igihe cyose tugenda dukiranuka. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe kandi nirihabwe icyubahiro. Hari ukudapfa bene data, hari ukudapfa nshuti mukundwa, hari ukudapfa abera babikiwe. Mwanditsi w'indirimbo yavuze ngo icyo gihe tuzishima kuri Satani ngo kunesha kwawe kuri he. Igihe kudapfa kuzaba gukuye agupfa, igihe urupfu ruzaba rutsinzwe, tuzishima kuri Satani tuti kunesha kwawe kuri he. Tuzishima kuri Satani tuti kunesha kwawe kuri he. Tuzishima kuri Satani kuko aba yari yaraheranye mu bituro byo hirya no hino, bazaba bakangutse babonye kudapfa, babonye kubaho by'iteka ryose. Tuzahanagurwa amarira, tuzibagirwa imibabaro yose, tuzibagirwa ibibi twaciyemo, tuzaragwa ubwami, tuzicarana n'Imana. Yarabiririmbye aravuga ngo Imana izaturirimbira, aravuga ngo nimba izaririmba base ntago mbizi, ngo niba izaririmba tenoro ntago mbizi, niba izaririmba soprano ntago mbizi, ariko ngo icyo tuzi cyo nuko Imana yacu izaturirimbira indirimbo yarepeswe kuva isi yaremwa. Imana izatwitura, Imana izatwambika amakamba. Shakisha kudapfa. Ibyo twishingikiriza byo birahari, ariko ibyo byose bizarangira. Mu gihe turi muri ino si, reka dushakishe kubaha Imana. Ibyo byose amafaranga izayaduha,
abagore izabatanga, abagabo izabatanga, amafaranga izayatanga, gukomera no kwamamara izabitanga. Ariko ikigeretse kuri ibyo, dushake kubaha Imana iminsi yose. Abashaka ubwiza, bagashaka icyubahiro, bagashaka kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ntabwo ari uyu munsi gusa, nta nubwo ari ejo gusa, ahubwo ngo badacogora. Imana izabitura ubugingo buhoraho. Waba wari ucogoye, waba wari ucitse intege, waba wari usubiye inyuma, waba wari urambiwe iby'amasezerano, ariko iki si cyo gihe cyo gucogora, iki ntabwo ari cyo gihe cyo kurambirwa. Ongera ubwire Yesu ngo ndagarutse, ongera umubwire ngo ndi imbere yawe, ongera umubwire ngo ndasubukuye, ndongeye ndatangiye, ongera umubwire ngo mpereze imbaraga, ongera umubwire ngo nshyigikira kandi bana nanjye, unshoboze kuzaba witeka, unshoboze kuzaramanya n'abamarayika, tukuramya ubudasiba, tukuramya iteka ryose. Dusenga Imana mu izina rya Yesu, tuyisabe imbaraga z'ibihe bya none ndetse n'ibihe bizaza. Uwiteka Data mwiza, ntwari ku rugamba, murengeze ubugingo, turi imbere y'ubwiza bwawe, turagusenze kandi turakubashe. Dusobanukiwe icyo ushaka muri ino minsi, dusobanukiwe umugambi wawe, tumenye kugira neza n'urukundo ugira, tumenye neza yuko hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, hari ubundi buzima tuzabamo, ubuzima budapfa, ubuzima butarwara, ubuzima butananirwa, ubuzima butiheba, ubuzima budasonza, ubuzima butambara ubusa, ubwo buzima tuzabubamo. Bibiliya ivuze amagambo akomeye ngo abashaka bene ibyo ngibyo, haleluya, babishakishe gukora ibyiza badacogora, nawe uzabitura ubugingo buhoraho. Shyigikira abakobwa, shyigikira abasore, shyigikira abagabo, shyigikira ababyeyi, shyigikira itorero, shyigikira abanyarwanda, shyigikira isi yose, yego ugendera mu byiza, batungana iminsi yose kandi murengeze ubugingo. Turasenze kuko uri Data, abari bacitse intege, bari batendeburitse, abanyuraga mu nzira z'ibihogere, abo ngabo bagarure. Haracyariho ibyiringiro ko naho igiti cyaba cyaratemwe cyakongera kigashibuka kikera imbuto nk'iza mbere. Kandi ndabyibuka Data, wasohoye Ezekiyeli mujyana mu kibaya cyuzuye amagufwa, uramubaza ngo mbese yabasha kongera akabaho? Mugaragu aravuga ngo umwami Uwiteka niwe ubizi, ariko aravuga ngo ni wowe ubizi. Urategeka ngo nayahanurire, arayahanurira ajya mu mwuka, arayahanurira araterana, arayahanurira ajyaho inyama, arayahanurira. Duhanuriye amahanga yose yatataniye hirya no hino, abakobwa batatanye, turabahanuriye ngo babe bazima, basubizwe mu mwuka wawe. Abakobwa basubizwe mu mwuka wawe, aba bakobwa ntibasubizwe mu mwuka wawe, aba bakobwa ntibasubizwe mu mwuka wawe, ababyeyi ntibasubizwe mu mwuka, abagabo ntibasubizwe mu mwuka, abasore ntibasubizwe mu mwuka, itorero ntirisubizwe mu mwuka, abanyarwanda ntidusubizwe mu mwuka. Twongere tugukorera uko bikwiriye. Urakoze Data, urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu rihebuje kandi rifite imbaraga nyinshi, amen. Imana ishimwe kandi Imana